ibi cyangwa ibi ntibize gukunda nkuko mubibonye muri match twateguye turataka ntabwo tugeze ku musaruro byo twashakaga turagabanya. Muri football ni ibintu bisanzwe kunganya c'est normal aho utsindwe match wayinganya ni 1 point ntabwo ari inota ribi ni inota ryiza ariko ntabwo ari byo wabyishimira ko si byo umuntu aba yateganyije n'ibyo yifuza kugeraho. Nkuko ubivuze ikiba kigoye no gucreate situation niba tubasha kuzikreya urumva byibura finesse niyibura ariko firamizire tugiye kugira ibyumweru bibiri by'icyunamo umuntu azatravaye byinshi nyuma y'icyunamo muzabona Rayon Sport ishobora kwitandukanye niyo mwabonye no munsi. Watoje tactique zawe cyangwa telefone y'umutoza ari ingingo yabaga ku ruhande? Ntabwo ndi mushyashya ntabwo navuga kuko iribaza abangani b'abakinnyi Rayon Sport ifite uko tunganyije iyi match nuko banganyije n'izindi sibyo ntabwo wavuga ngo kanaka ko atarahari no izo donné tu mwese mwabonye match mwayifotoye mugenzi wanyu arababwiye uburyo bwo gucreya ama situation yabonetse wenda finesse nicyo kintu cyabuze kuko ugeranyije mu minota 90 dukinnye umwanya twakiri imbere ya Gicumbi mu minota 90 twakiri iminota ijya muri 70. So bigaragara ko twadominiye umukino kudomina umukino rero byiza no kudomina kawutsinda ariko uko ibintu byose biba bimeze ntibiba birutana bitandukanye ko wavuga ngo bandushije ndanganya ubu nuko ngo twadominiye match ntitwabasha kubona result nukuvuga ngo hari ikintu twabonye cyiza kiri positif byibura ubona ko iyo processus irahari izo situation zo kuzikreya birahari kuvuga ngo byibura umuntu avuga ngo match izakurikiraho marge ko ari match tuzagukina hanze ahita azaba ari match yoroshye ni ukugenda kuri ibyo byiza bakoze ukashaka ikindi cyiza wongeraho kugira ngo noneho gitange result. Ubu kuvuga ngo twicaye twagiye dufata amadone bitagenze neza twanditse ubwo nibyo tugiye gukoraho mu nzove muri izi desmen uko mbibabwiye urumva nibwo umuntu akinjira mu bantu hari ibyo ushaka kubereka bikirike gutya ntibipfa gufata uwo mwanya nanone ntiwanabarekera ngo bagumane bya bindi kandi hari ibyo ubonamo bitameze neza. So uyu muntu yiga cyangwa wubaka inzu ntabwo yubaka umunsi umwe ngo irare yuzuye kuvuga ngo turi kubaka ntabwo ari bibi muri desmen muzabona ikipe itandukanye niyo mwabonye no munsi. Siporo ni umukinnyi mwiza kuba utamufite muri match nk'ingiyi ni igihombo ariko hari igihombo Tite yagiye muri equipe nationale agaruka uri imyitozo agira blessure ibyo ntiwaforosa ngo muri riske kumuzana muri match y'ingiyi umuhombe noneho nyinshi zisigaye so uramuvura kamwitaho muri desmen baza ari bwitabweho tuzabona ibindi bimeze neza mu minsi iri imbere. Bashobora kugira influence muri decision making yani? Ntabwo bishoboka ni ukuvuga ngo umupira ni plan nk'uko umuntu agira plan y'ubundi buzima ntabwo rero plan yawe yihindura bitewe n'induru zavuze umusozi cyangwa ari ibintu abantu bashatse ko bihinduka muri plan uba ufite uvuga ngo hano ningwa ahangaha nzabigenza gute ahangaha niba bimeze gutya nshaka kugira ngo simbuke nzabyitwaramo gutya ushobora ko remplacer tactique atari uko umuntu ari gukina nabi umuntu arimo arakina neza ako bitewe n'umubare ashaka kongeraho abamediateri wabataka nka riska gukuramo uyu kugira ngo amuyungu ushobora kuba ndi gukinisha kugira ngo ko ikipe ndi gukina ntabwo irimo kunyataka ni ukuvuga ngo abadefenseri bane barakoramo iki ushobora gukuramo umwe nkongeramo undi muntu uri offensive ntabwo iteka ukumva abantu barasakuje bo baba bafite ukuntu babibona ko nk'umutekinisiye niwe ufite ijambo rya nyuma ku bintu birimo biraba. So ushobora kumva bavuga ko uriya n'iki remplace umugabo nabihuriranye marge ko nabo ni abanyamupira abareba ushobora kumva barakiriyaye iki n'iki hari ibyo babona bitagenda neza hari igihe ushobora kubona ko biri gupfira ku ruhande ariko umuntu wo ku ruhande wenda akaba arimo kubyica bitewe n'umuntu wo hagati wahagaze. Iyo uri umutekinisiye wowe nicyo rero ureba kinini kuruta icyo abandi barimo kureba. Nibaza ko umufana iteka urasaba ibyiza ikipe y'abashaka kuyipushinga kugira igere kuri byiza birenze en plus que ugeranye na journée zirimo zikinwa amanota akenewe cyane ariko ntubukina wenyine sibyo nkuko nabivuze inzu ntuyubaka mu munsi umwe ngo yuzure. Umufana mwiza ni umuntu ureba eske twari dusanzwe dukina gute uyu munsi twakinnye gute eske iyi match twayirushije cyatwayirushije noneho kare ibitagenze neza ni ibihe eske mwese mwarebye umupira nibaza ko muranaliza amasesengura nibaza ko muza gusesengura amategeko avuga ko iyi match Rayon Sport yayirushije ko ntiyabona amahirwe n'amasituasiyo yabonetse un contre gardien umupira ukaboneka abantu babiri bakaranira kumvikana n'indi pass undi ukora iki so n'utuntu tw'utudetayi dutoya kandi akadetayi gatoya muri football karakonta so utwo ngutwo rero nitwo umuntu agenda akicara akigaho kugira ngo abafana ikindi gihe
bazabiryoherwe. Ibyo byiza babonye mu gukina noneho haze na finesse yo kuba batsinda, kuko bumva iyo pressure match zingahe badatsinda n'ingi bumvaga bashaka gutsinda. So bo bafite ukuri rwose ku gusunika ikipe yabo, kuyaka byinshi, nibyo biremewe. Umufana byo ndabyemera, ugomba kwaka byinshi ikipe ye kugira ngo nayo yiteraga pressure kugira ngo itange reserve.